Nimba uzi yuko ukunda Imana ntusimbuke iyi video utayibonye ngo uyirangize, yuko iyi video urakuramo inyigisho ihambaye cyane ku rupfu rwa Yesu Kirisitu, ukuntu yatubambiwe, byose turaza kubikwereka. Bwa mbere reka tumanze twambaza Imana kuba yatumye uyu munsi kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Turagushimye Nyagasani kuba yatumye tugihumeka uyu munsi, kuba twageze amagingo ayo tugihumeka umwuka w'abazima. Nyagasani, iryo ni ishimwe ryawe Nyagasani, turagushimye tuguhimbaze. Nyagasani urengera abari mu kazi gatandukanye, abari mu kazi Nyagasani ubahe imbaraga zo gukora, nanjye natikuyemo n'abavandimwe Nyagasani nkweretse abana b'isi yose Nyagasani ubahe gukurana urukundo. Nyagasani nkweretse nanjye natikuyemo abari mu bitaro Nyagasani turabakweretse. Nyagasani nkweretse abari mu nzu zitandukanye Nyagasani bafite ibibazo Nyagasani bibakize. Nyagasani nkweretse n'abandi bose ubaha imbaraga zo gukora. Nyagasani abagwaye, abari mu bitaro Nyagasani abatandukanye bose Nyagasani ubaha imbaraga zo gukora, ubundi nubaha ibyo bashaka Nyagasani bazagusingiza. Nawe nimba ukunda Imana ntugende utanditse muri comment cyangwa ugende ukoze subscribe, no kugenda ukoze subscribe kugira ngo nimba ukunda Imana iri sengesho ducisha hano nirigende rigucika, yuko Yesu Kirisitu umwami wacu niwe byose ubikora, niwe uduha imbaraga zo kuba ugihumeka uyu munsi, we niwe uduha imbaraga zo gukora, akaduha imbaraga ndetse akaduha n'umwuka duhumeka, byose niwe ubikora. Rero bisaba kugira ngo nuzunyura hano udakoze subscribe, kugira ngo ninza nsohora nk'iyi video y'Imana dushimira Imana, tuze twishimira hamwe twese Abanyarwanda ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye. Twaje dusengera hano, ntari nk'ubu insengero bazifunze, tukambaza Imana, nta sengesho ritagera ku Mana. Abanyarwanda ndetse n'abandi bari mu bihugu bitandukanye muri kureba iyi video, reka dusenge twambaza Imana kuba uyu munsi tugihumeka aya magingo aya, ni kubwayo ndetse bwa Kristo umwana wayo watwitangiye ku musaraba. Muri iki gihe cya Noheli ni ugusenga cyane, dushishikaye kuba turangije umwaka neza. Turagushimye Uwiteka Mana yacu kuba tugihumeka, ni kubwawe Nyagasani Mana yacu, turagushimye turaguhimbaze. Nyagasani ni wowe watumye tugira aya magingo ayo Nyagasani, ndagushima nguhimbaze kuri uyu mwuka ndetse n'abakuru dukurikiranye ku rubuga rwacu rwa YouTube. Nyagasani ubahe gukorana urukundo, baha imbaraga bakugane Nyagasani, baha imbaraga zo gukora Nyagasani, baha imbaraga zo kukubaha Nyagasani, baha imbaraga zo gutuma basangiza ijambo ry'Imana abandi Nyagasani, baha imbaraga zo kugusingiza Nyagasani, baha imbaraga zo gukunda bagenzi babo Nyagasani, baha imbaraga zo gusenga Nyagasani, baha imbaraga zo gukora ibyo bari gukora byose Nyagasani, nuzibaha baragushima baguhimbaze Nyagasani. Abari mu bibazo, abarwayi, imbohe Nyagasani nkweretse imfubyi n'abapfakazi, abababaye Nyagasani, ntabwo ariko twese kuri iyi si twishimye Nyagasani, gusa niwe uzaduha icyo gukora Nyagasani, niwe uzaduha imbaraga Nyagasani. Ibyo nubiduha ni kubwawe, nta turi kugutegeka ahubwo turi kugusaba Nyagasani. Nyagasani ni kubw'impuhwe zawe n'imbaraga zawe n'urukundo ugira Nyagasani, niyo mpamvu tugusabye tukwinginga Nyagasani, udukirize abarwayi, imfungwa, abapfakazi ndetse n'abandi Nyagasani bababaye, ndetse tutitaye abarwayi ndetse n'abari mu bitaro barembye cyane, abari muri koma, CHK, mu bindi bitaro bitandukanye Nyagasani, abari mu bihugu bitandukanye ubasanga ubakize, ubaramburire ikiganza cyawe Nyagasani. Ibyo nubikora turagushimira tuguhimbaze, amen. Ugenda udakoze subscribe, share, comment kugira ngo dusangize iyi video y'Imana n'abandi batayibonye babashe kuyibona. Tugende dusengera hano, duhurire hano kuri YouTube yacu, ni kwa uploadinga saa 6 na saa 12 z'amanywa, ubundi video nziza cyane zikagenda zibageraho. Umuhungu wanyu Karema ageze nk'ibisanzwe, ni wari kubasangiza ijambo ry'Imana rizaribageraho 5 kwa 5.